Yesu arakiza, niwe wankijije 2015. Shima, shima, himbazwa mwami Yesu, umutima uzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Umutima uzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Umutima uzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, Mana tuguhaye icubahiro. Twongeye kugaruka mu nzu yawe, twongera kugaruka mu bwiza bwawe, twongeye kugaruka hano hantu hitiriwe izina ryawe, hano hantu wabonye ko tugomba gukorera umurimo wawe. Ni ukuri ubane natwe. Tuvuga amagambo makeya cyangwa se tukavuga amagambo atari mu ubwenge bwinshi, ariko wowe kubera ko uburimo ubuyarimo, ni wowe kubera ko wadusigiye umwuka wera. Uwo mwuka wera ni uzuyashira muri ayo magambo kugira ngo ayo magambo agere kuri buri muntu wese, kandi ayo magambo agira imbaraga kuri buri muntu wese. Turi kwamamaza ubwami bwawe, nta kindi kintu turi gukora hano, nta kindi kintu twahamagariwe gukora. Twahamagariwe gukorera kugira ngo umunsi nugera, igihe kizagera ukabona kuko iyo mirimo iwatugeneye hano mu isi irangiye, uzaduhamagara tukakwitaba, tukazaja kubana nawe ubuzima bw'iteka ryose, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurwara, aho tutazongera gupfusha. Aho ngaho niho waduteguriye, n'ubuzima bw'iteka butagira iherezo. Urakoze rero iyo tugiye gusangiza inshuti n'abavandimwe, abantu bamenye iryo banga ryo kukumenya, kugira ngo bakomeze bagubwe neza ahariho hose, aho batuye hose, mu bihugu bitandukanye hose, kugira ngo bakomeze bahagararire ubwami bwawe, kugira ngo umunsi umwe twese tuzisange turi muri ya bwami butazashira. Urakoze mu kubyumvise, urakoze mu kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Ndabasuhuje mwese bene data, aho mutuye hose ku isi hose, ndabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza gusa, kugira ngo twese tuzisange muri buriya bwami. Turabizi kuko isi irarusha, isi ibamwe ibibazo, isi ibamwe ibintu bigoye cyane, ariko turabizi kuko iyi si irangira tuzabana n'umwami wacu ubuziraherezo. Twese tuzisange turi hariya muri buriya bwami butazashira, ubuzima bw'iteka ryose. Ndakwifuriza kugira ngo tuzahureyo twese nta kintu na kimwe cyatuhungabanyije hano kuri iyi si, nubwo dunyura muri changamoto za dunia, ariko umugambi ni wa wundi, no kuzaja ubwami bwo mu ijuru, tukazaba ubuzima bw'iteka. Rero nkomeje kuyegereza abantu bose bankunda, abantu bose bashobora kuba banzi cyangwa se n'abatanzi, kugira ngo dukomeze tubane, kugira ngo nzakomeza amabwire amateka y'Imana Imana yashize muri yewe. Nta mpamvu Imana yashizemo no kugira ngo nyasangiza abantu nabo bamenye, niba uri muri situation iyo ari yose ishobora kuba iraho narindi, cyangwa iraho ahantu wenda harenze aho narindi, ni ukuri ubwire ngo nawe yagukuraho, nawe yakunyuraho, nawe yagukiza, ikakubwira umuntu ukomeye, ugahagararira ubwami. Nta kindi Imana yaravuze ngo izatunyuza izahabu ngo mu ruganda, ngo yigeregeresha umuriro. Ibyo ni ibibazo biza bitunyuramo, kugira ngo natwe tubemo twokose, kugira ngo duhagararire ubwami bw'Imana hano kuri iyi si. Dukure bari abantu bababaye, dukure bari abantu barushe, kugira ngo twese tuzisange mu bwami bw'iteka. Rero ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza ikaze, kugira ngo dukomeze tuvuga ayo mateka.
kandi burya amateka ni ikintu cy'ingenzi cyane. Bibiliya yuzuye amateka y'Imana. Imana kuva kuri Aburahamu, Imana imuhamagara ikamugeza muri kiriya gihugu cy'amasezerano, yagiye ibwira ubwoko bwa Isirayeli, mwitondere amategeko, mwitondere n'amateka. Amateka uhereye kuri Aburahamu, ukuntu Imana yamuhamagaye, ayo ni amateka y'Imana. Imana yaratubwiye buri gihe uzasome Bibiliya izakubwira, izabikwereka byose. Ahantu hose yagendaga ibwira ubwoko bwa Isirayeli yaravuga ati mujye mwitondera amategeko, mwitondera n'amateka. Rero amateka ni ikintu cy'ingenzi, mujye mucyitaho kandi kizabageza ku bintu bikomeye. Iyo wasuye amateka uzumenya aho uri kugana. Burya iyo urebye no mu buzima busanzwe mu bihugu bitandukanye ku isi hose, amateka ni ikintu cy'ingenzi, kandi amateka ni umutungo. Igihugu kibitsa amateka kiba gifite umutungo uhambaye, kubera ko abakerarugendo bose baza baje kureba, baje gusura amateka. Uzarebe ibihugu cyane cyane bifite amateka nibyo biri hejuru mu rwego rw'ubukerarugendo. Abazungu bajya baturusha ibintu bikomeye, bagira ubwenge buhambaye, bo bajya bareba ibintu bijyanye n'amateka, bakaza kuyasura bakamenya amateka yanyu. Hari n'igihe twebwe tumenya amateka yacu, ariko abazungu baza bishura amafaranga atagira umubare, bakishura amahoteli, bakishura imodoka, bakishura ibintu byose kugira ngo baze basura ayo mateka. Rero amateka ni ikintu gikomeye. Uzareba no mu gihugu cya Isirayeli, ndabizi kuko ubukerarugendo buri ku rwego rwo hejuru, kubera ko baza bakira buri gihe. Sindagerayo, ariko inzaruva amateka yaho, kuko umuntu arasoma, kurikira abantu bagezeyo. Buri gihe abantu bajya bava hirya no hino impande zose kugira ngo baze bareba amateka Yesu yakoze hariya muri gihugu cya Isirayeli. Rero amateka ni ikintu cy'ingenzi, amateka ni ikintu cyiza ugomba kwitaho ukakizirikana. Imana yari ibivuga cyane mu gitabo cyayo. Bibiliya yuzuye amateka y'Imana, yuzuye amateka y'Imana. Iyo ukurikiye ukayisoma neza, yuzuye amateka y'Imana. Ibi byose ni amateka tujya tugenda twigira ku bantu banyuze mu bintu bikomeye, banyuze ahantu hakomeye. Rero amateka ni ikintu cy'ingenzi. Zaburi y'Ijana-na-18 umurongo wa 17 aravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo y'Uwiteka yakoze. Nta kindi mbayeho no kugira ngo mvuge iyo mirimo ikomeye, kugira ngo izakure na buri muntu wese urushwa n'ibibazo, urushwa n'uburwayi. Mubwire ko Imana izikiza, mubwire ko Imana yamugeraho nawe ikamukiza. Ayo ni amateka yashize muri gihe kugira ngo nyavuke. Zaburi y'Ijana-na-19 umurongo wa ndatekereza ko ari 71 haravuga ngo kubabazwa kwanjye kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije. Rero Bibiliya ni igitabo cyiza. Bibiliya yuzuyemo amateka. Nusoma amateka y'Imana, nagiye ngira umugisha mu by'ukuri sinageza nita kuri Bibiliya cyane, ntabwo nayitagaho cyane, kandi nari narabwiwe amakuru yayo nkiri umusore, nkiri umwana mutoya, bitewe n'ababyeyi banje bazi Imana, basoko bari bazi Imana, bankundisha Imana, ndayikunda. Noneho maze kuba ingimbi, noneho ndamurongo sinamenya ubwo bwiru bashizemo ababyeyi. Noneho ntumurongo maze kugera mu ivire, niko navuga. Noneho sinamenya ayo mabanga cyangwa se ubwo bwiru bashizemo. Ariko Imana yakoze kino kintu kugira ngo nongere kandi menye agaciro, ibintu by'agaciro ababyeyi bari barampaye. Nukuri ndabashimira cyane, kuko iyo wamenye Bibiliya, ijambo ry'Imana, hari ukuntu abantu bajya bayifata ntibayihereza agaciro ikagikwiriye. Ariko Bibiliya ni ubwiru bw'Imana. Bibiliya yuzuye amateka y'Imana. Bibiliya yuzuye amateka y'Imana. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ndayigukundishije, byatumye nyinjiramo cyane, ndayisoma, kandi nta naho ndagera pe, kuko hari igihe ureba nkabona nta naho ndagera. Ariko Bibiliya ni igitabo cyiza, nukigira inshuti kizaguhishurira. Nayo mpamvu yatumye nshiraho uyu murongo kugira ngo mvuga ayo mateka, kuko iyo ntaza kugira Bibiliya, iyo ntaza gusoma Bibiliya, nta nubwo nari kwireturuva, nta nubwo nari
nta nubwo nari kuzayavuga, ariko nasomye Bibiliya, soma amateka y'abantu bakomeye, soma amateka y'abantu y'ibintu bagezeho, noneho ndireturuba ndavuga ati ibyo ari byo, Bibiliya burya ni ikintu gikomeye. Noneho tangira noneho kwiyumva ko ngomba kuvuga amateka Imana yashizemo. Yesu ashimwe. Dusome mu gitabo ca Yoheri igice ca mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoheri mwene Petueli. Umurongo wa kabiri ngo mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese. Mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe c'abaso? Mubitekerereze abana banyu, kandi abana banyu bazabitekerereze abana babo, nabo bazabitekerereze abuzukuru. Ibi ngibi tugomba kuzabivuga, n'abana bacu bakazabikurikira, n'urubyaro ruzadukurikira rukazamenya amateka y'Imana. Ntabwo tuza tuvuga amateka y'ibyakozwe muri Isiraheli cyangwa ubwoko bwa Isiraheli, biza bitubera reference, kuko biza bitubera reference kugira ngo natwe nitubinyuramo tuzamenye, kuko nta hantu. Nasomye igitabo cyo Kuva, ndebera kuri Mose ukuntu Imana yamuhamagaye, narabanje gutinya, noneho ntinya kubivuga, noneho ndatinya, mbona ndashoboye, mbona ntaco nzi no kuvuga muri public, nabonaga ari ibintu bigoye cyane, no kuvuga ku bushumba, none kuba narabaye umushumba ni ikibazo, numva birangoye. Ariko ndatekereza ndavuga ati reka some Bibiliya, hari we n'Imana yazamfasha. Ariko nasomye Bibiliya, noneho mbona ari ibintu bikomeye, noneho ubwoba bushiramo, numva navuga imirimo y'Imana, numva nabwiriza, numva nakora ibintu bikomeye, kubera kuko Bibiliya yarambishuriye, ipishurira amabanga akomeye. Noneho ndisoma amateka y'abantu ba kera, abantu Imana yagiye ihamagara. Nasomye mu gitabo cyo Kuva, nari ngiye kuvuga Mose ukuntu Imana yamuhamagaye. Igitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 11, haravuga ngo Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Faraho ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari nje ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Imana yahamagaye Mose, abanza gutinyagira ubwoba, ibintu umbwiye ntabwo nabishobora, ariko aramubwira ati we gutinya, nije nzavuga, nije nzakora, wowe gusa umbera igikoresho. Nasomye mu gitabo ca Yeremiya, Imana imuhamagara, nawe yabanje gutinya. Yeremiya igice ca mbere, Yeremiya kandi igice ca mbere, ngira ni igice ca mbere, igice ca mbere Imana yahamagaye Yeremiya, nawe iramubwira mu gice ca mbere umurongo wa 9, duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi ico nzagutegeka cyose nico uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo kurokore. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shiza amagambo yanje mu kanwa kawe. Nokuri Yeremiya nawe yabanje gutinya.
uko bimeze. Nasomye aya magambo numva ngize ubwoba, numva ndavuga ati ndumva ndakomeye, ndavuga ati reka mbivuge, reka mvuga ayo mateka. Ntabwo aya si amateka Imana yashizemo, ni imirimo ikomeye. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo nabanje gutekereza ndavuga ati reka mpamagara abantu bafite ibyuma bihambaye, cyangwa se ndavuga ati reka mbihorere, reka njye nyine mbyikorere, Imana izanshoboza. None uyu murongo nawushizeho kugira ngo mvuga ayo mateka. Ntabwo ari umunsi umwe navuga, ntabwo ari iminsi ibiri navuga, ntabwo ari ukwezi, ntabwo ari nzayavuga kuko ni menshi. Imana yaduhaye uburyo bwo kuvuga, kuko yasambaza hirya no hino ku isi kugira ngo abantu bamenye Uwiteka kandi abantu bitondere amategeko yayo. Nukuri hari umuririmbyi wavuze ngo soma Bibiliya izakubohora. Imbaraga zibohora ngo zihishe mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yuzuye amateka y'Imana. Bibiliya ni igitabo kizagutinyura, kigutinyure uvuga imirimo y'Uwiteka. Imana yashize amateka muri wewe, ntabwo yaravuze ngo uziyiherera. Nigeze gusoma igitabo ca Rick Warren, yaravuga ngo ikintu cyose Imana ishize muri wewe kivuge, ntugiceceke kuko ni wowe yabonye. Kandi Imana ntizivuga ngo uyu nguyu azi kuvuga, ngo uyu ni intyoza, ngo uyu nguyu azi kubwiriza, ngo uyu nguyu azi kuva. Uwo ari we wese Imana izimunyuraho yarangiza ikamukomeza, kuko ijambo ry'Imana ni inkomezi. Nusoma Bibiliya izagutinyura kugira ngo uvuge imirimo y'Uwiteka yakoze. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Iyo usomye nanone mu gitabo ca Yosuwa ariho turangiriza. Yosuwa igice ca 4 umurongo wa 24. Yosuwa aravuga ngo umurongo wa 20 aravuga ngo kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, baje batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Nta kindi Imana izibikorera ibi ngibi, ni ukugira ngo amahanga yose atinye, kuko izigenda irema amateka kuri buri muntu wese. Hari igihe ibanza guceceka igatinda, ariko iyo iremye amateka abantu baribaza. Imana izihereza abantu nta rubyaro ufite, ikaguhereza urubyaro nyuma y'imyaka 15, 20, 18, ikarema amateka. Abantu bagatangira bakavuga ati Imana ibaho. Satani agateza ibibazo, ariko Imana yaje gushiramo ikintu, yaje gurema amateka, igahindura amateka. Ni urebi mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Imana izirema amateka, Imana irakomeye. Usome Bibiliya yonyine izaguhindurira amateka. Usome Bibiliya yonyine niyo izaguhereza uburyo bwo kuvuga amateka Imana yashizemo. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibakomeze. Musome Bibiliya umenye abo muri bo.